Murakoze, nongeye kubashimira cyane kandi abamaze gukanda subscribe n'abandi mbakangurira gukomeza gukanda kuri subscribe n'inzogera iruhande rwayo kugira ngo dukomeze dukurikirana amakuru yanshore n'unguka yacu kandi turusheho no kurushaho kwikura mu bukene. Murakoze cyane. Reka dutangire isomo ry'uyu munsi aho turi kwibaza ngo what is financial plan. Nakomeje gushakisha ijambo ry'ikinyarwanda risobanura neza ariko ntabwo ndaribona, gusa nateganya ko twavuga ngo niteganya gihe ry'imari cyangwa iteganyamari. So ni kimwe mu bice bigize business plan nkuko twabibonye mu isomo ryabanje. So financial plan ni gahunda y'isuzuma ry'umuntu ku giti cye cyangwa ishyirahamwe igendera ku bintu bifatika kugira ngo hamenyekane amafaranga yinjira, agaciro k'umutungo n'uburyo akoresha n'uburyo azayakoresha n'aho azava. Uzasanga kenshi bikubiyemo ingengo y'imari, rimwe na rimwe uzasanga ari urukurikirane rw'intambwe cyangwa intego zo gukoresha amafaranga no kwizigama. Iyi gahunda kandi rimwe na rimwe ishobora no gutekereza uburyo wazahangana n'ibyago cyangwa ikiruhuko nyuma y'akazi cyangwa ikiruhuko kizabukuru. Mu gihe rero tuzaba dutangiye shore n'unguka yacu cyangwa ibikorwa by'ubucuruzi, ugomba gutangira gutekereza kuri zimwe mu nyandiko z'ubucuruzi. Ahangaha tuvuga ngo financial plan urusoho ushobora kuba ari bimwe mu nyandiko z'ubucuruzi mu ndimi z'amahanga balance sheet, income statement cyangwa cash flow. Kandi twabonye ko nyine financial plan nayo iba muri business plan. Financial plan kandi ishobora kuba icyerekezo wihaye nyine kugira ngo uzabashe kubona inyungu kuri company yawe cyangwa se muri department cyangwa nawe ku giti cyawe bitewe na business ukora. Financial plan kandi nabyo turi bwibandeho ni uburyo utekerezaho uzakura amafaranga n'uburyo uzayakoresha kugira ngo akomeze kwiyongera. Ahangaha ushobora gutangira gutekereza wenda uburyo uzabona inguzanyo cyangwa se niba uzongeramo abaterankunga kugira ngo business zawe ubashe gutera imbere, kugira ngo ibikorwa byawe by'ubucuruzi bitere imbere. Gusa ahangaha mbere yo kugira ngo tuhave nanyira ngo mbanze mvuge ku bitabo by'ubucuruzi twabonye hano mu ndimi z'amahanga balance sheet, income statement na cash flow. Twebwe mu isomo ryacu tuzarebera hamwe ibitabo bigiye bitandukanye, ariko reka mvuge nk'ibitabo bitatu by'ingenzi. Hari igitabo cya mbere cyerekana ishusho, cyerekana imbonerahamwe yerekana umutungo, niyo mu ndimi z'amahanga bita balance sheet. Iki gitabo cyerekana ifoto y'umutungo, aho umutungo uherereye n'aho umutungo ukomoka. Ikindi gitabo cy'ingenzi mu bucuruzi ni igitabo cy'ibyacurujwe ndetse n'ibyaranguwe. So iki gitabo kizakwereka nyine umubare w'ibyo wacuruje, amafaranga yabyo n'agaciro kabyo muri rusange. Ikindi gitabo cya gatatu ni igitabo kikwereka isanduku. So iki gitabo nacyo kizakwereka ishusho y'isanduku yawe. Ahangaha reka nsobanure neza ukuntu ushobora kumva ko igisa na cya gitabo tumaze kuvuga. Isanduku iba ifite mo amafaranga menshi. Hari amafaranga ushobora kuba waragujije, hari amafaranga ushobora kuba waragurije umuntu. So igitabo cy'isanduku cyo kizabikwereka byose, amafaranga yinjiye, amafaranga yasohotse, yaba ari mu bucuruzi, yaba ari inguzanyo, yaba n'andi mafaranga akomoka niba wongereye imigabane. Ibyo byose igitabo cy'isanduku kigomba kubikwereka. Ibindi bitabo rero by'ingenzi ushobora gukenera muri shore n'unguka yawe, hari igitabo
cyerekana ibiri muri stock. Abenshi nk'iki ngiki umuntu uzagikenera cyane ni wa muntu uzakora business cyangwa uzakora ibikorwa by'ubucuruzi atahibereye, bisaba yuko hari undi muntu bimukorera. N'utaba ufite iki gitabo kibiri muri stock, uzisanga muri stock ibintu byarashize utaramenye igihe uzajya kurangurira. Ni byiza rero ko niba ufite ubucuruzi ukora, umenya ngo muri stock harimo ibihe n'imiterere y'ibiri muri stock, kuko hari n'igihe ufite ibintu muri stock byarangiritse. Hari n'imbonerahamwe yo kubara inyungu se cyangwa igihombo, iyi nayo uzayikenera. Iyi ngiyi ndashaka ko tuzayikoraho isomo ryayo, na kiriya gitabo cy'ishusho cy'ifoto y'umutungo nacyo tuzagikoraho isomo ryayo by'umwihariko. Iteganyagihe ry'imari rero nk'uko twabivuze muri iyi paragraphe ya nyuma, ni icyegeranyo cy'amafaranga n'uburyo wayakusanya binyuze, ushobora kwikoresha kuguza, cyangwa nk'uko twabibonye ushobora no kwizigama, ushobora no gushaka abafatanyabikorwa mu bucuruzi cyangwa se niba ari ubworozi. Ibi rero nibyo tugiye kwita dutangira kwiga muri dushyira mu ngiro. Tuzuzuza imbonerahamwe iteye gutya. Uru ni urugero rumwe, ariko mbere y'uko turunonosora reka duhere ku ntambwe imwe imwe uko twagiye tuyuzuza. Nk'uko nabibabwiye, reka twuzuze financial plan template nagerageje gukora iciriritse, itagoye cyane, ku buryo umuntu wese utangiye ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa nshore nunguke yiwe itamugora kuyuzuza. Ariko mbere yuko dukomeza, reka nongere ndasabe mukande subscribe kandi mujye musharinga ino content, kuko nk'uko urubyiruko aya masomo arakenewe cyane kugira ngo dukunde twikure mu bukene, duteze n'imbere igihugu. Nk'uko nabibabwiraga, iyi ni template nagerageje gukora kugira ngo mbereke muri make uko aho amafaranga cyangwa azava n'uburyo tuzayabonamo. Nk'uko mubibona, hari ibikorwa bizaba bikeneye amafaranga, hakaba n'umubare wabyo n'igiciro cya kimwe n'igiciro cya byose. Hirya hagakurikiraho amafaranga mfite ndetse n'amafaranga adahari. Twihuse reka turebe bimwe mu bikenerwa kuzuza mo hano mu mbonerahamwe yacu. Nibyo dushobora gukenera mu gukora business. Urabona hano dushobora gukeneraho gukorera inzu se cyangwa ubutaka bitewe na business, ariko uzakenera n'ibikenerwa by'ibanze. Niba ugiye gucuruza umutobe, ushobora kuzakenera amacunga, ushobora kuzakenera inanasi bitewe n'umutobe ugiye gukora. Ariko hari kandi hakaza n'ibyifashishwa, ushobora kuzakenera imashini, transport n'ibindi. Nibyo twagerageje gutekereza. Uretse inzu uzakenera amazi, uzakenera umuriro, injerekani, bombe, ameza, intebe. Ariko kandi ntuzibagirwe n'umushahara wawe nka manager. Uzakenera abakozi, uzakenera kubahemba, uzakenera amajage se, amateremusi bitewe na business ugiye gukora. Niba ugiye gucuruza icyayi uzakenera teremusi, niba ugiye gukoresha gucuruza ji uzakenera amajage n'ibindi. Iki gihe uhita utangira kuzuzamo rero n'umubare. Ushobora kuzaba manager n'umwe ni wowe, umushahara ushobora kuzakoresha abakozi babiri. Inzu ndumva ugitangira business uzaba ukeneye inzu imwe. Niba ari amacunga uzaba wenda ukeneye amacunga n'ijana ku munsi, bitewe na none kwa kundi babonye ko bazabanza kwiga isoko. Uzabanza kumenya umutobe ukeneye ungana gute. Imashini ushobora kuzakenera akamashini kamwe gatunganya umutobe kuko ari uzaba ugitangira. Amazi ushobora kuzaba ukenera injerekani enye ku munsi. Umuriro reka tuvuge rimwe ku giciro niho bivuze kugira icyo bihinduka.
injerekani ushobora kuzakenera injerekani 3, ushobora kuzakenera ibikombe bitewe n'abakiriya, ushobora kuzakenera ibikombe 15, ameza ushobora kuzakenera ameza 3 mu ntangiriro. Intebe ushobora kuzaba ukeneye intebe zizajyaho abantu 15, wenda ushobora gusanga ari nk'intebe 5. Ikizahita gikurikiraho uzatangira wuzuzemo amafaranga. Niba inzu ari 50,000 wuzuzemo 50,000. Niba icunga rimwe rigura amafaranga 50, ushyireho ko ni igiciro cy'icunga rimwe. Imashini niba ari imwe ikaba igura 35,000, wuzuzemo amazi bitewe wenda twabonye yuko ari injerekani imwe, injerekani n'ijana. Ahangaha ariko ku njerekani enye twaba dukoze ikosa, kuko injerekani enye zaza zikora ku munsi. Hano igihe intumbero runaka yiba uteganya ko uzaba wabashije kubona n'inyungu. Muri icyo gihe tuvuge ko tuzakenera amazi injerekani enye ku munsi, ushobora kwiha igihe cy'umwaka, ushobora kwiha igihe cy'ukwezi bitewe na business. Reka duhindure tujye kuri business y'igihe kirekire kugira ngo turusheho noneho guhita tubisobanukirwa. Gusa ahangaha wuzuzamo bitewe n'ibiciro. Urabona ko bitewe n'uko Microsoft Excel ihita ibitubarira, iragenda idufasha kwita ikuba cya giciro ikiguzi kimwe, ikagikuba n'umubare wabyo byose, ikaduha totali y'igiciro cyose. None ahangaha niho uzuzuza amafaranga ufite. Ushobora kuba ufite inzu, icyo gihe uzahita uvuga ko 50,000 by'iyo nzu ntabwo ugomba kuzajya wumva ko kuba inzu ari yawe utagomba kuyibarira. Ugomba kuyibarira ukavuga ko ayo mafaranga uyafite, kugira ngo uzanayizigamire no mu gihe kiri imbere uzabashe kuyisana. Ikindi, ushobora kuba n'amazi uyafite ukaba washyiraho yuko uyafite. Ushobora kuba nta mafaranga ufite, ayo udafite uzayashyira hano. Urugero, n'ako kamashini ushobora kuba ayo mafaranga ntayo ufite, icyo gihe uzayashyira hano. Ibyo bizatuma uza urebe neza ngo business yanjye ihagaze amafaranga angana gutya, ayo mfite n'aya, ayo ntafite n'aya. Niho uzahita wiga uburyo ugomba kubona ayo yandi. Ushobora kwiyambaza banki, ushobora kwegera mugenzi wawe nawe ushaka gukora business. Gusa cyane murabona uru ni urugero rw'umuntu ugiye gukora business ijyanye n'ubworozi. Azakenera ikiraro, azakenera umuzamu na n'inzu azamucumbikiramo, azakenera ihene. Ihene twari twabonye ko azakenera mu itangire ihene 10. Azakenera ubwatsi, akenera imiti, akenera amazi, akenere n'umushahara, akenere umuriro mu gihe cy'umwaka akoresha 2,500 ku kwezi. Azakenera ibikombe, akenera ijage, akenera amasahani, akenera ibiyiko, akenera isuka, akenera za nanjoro, akenere isafuriya, imbabura, kuko n'umuzamu azajya arya n'abashumba azajya bagaburira. Ibyo byose akabigenera agaciro, buri kimwe akagiha agaciro kacyo. Ikiraro niba ari 50,000 mu gihe cy'umwaka, ni ukuba 12 akabona igiteranyo. Hano hakaba aho azakorera business arahafite, ikiraro arabifite byose. Ibyo adafite ni ibiryo by'ihene, ariko nabwo afitemo bikeya yaba yifashisha wenda nko mu gihe cy'amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe. Afite ubwatsi yaba yifashisha mu gihe gito, akagira n'imiti yaba yifashisha mu gihe gito, ariko uyu mushahara we ntawo afite. Rwiyemezamirimo, impamvu muri twashyizeho aka kantu ni uko igitekerezo afite ari uko azawizigama ajya awubika mu nyungu, ajya akura mu nyungu azabona mu gihe ataratangira kubona amafaranga ahagije. Hari n'umuriro azawubona, abakozi ashobora kuzabona uburyo abahemba mu gihe gitoya.
bizinesi izaba igitangira itarabona inyungu, ariko hakaba hari ibyo adafite. Icyo gihe araza arebe igiteranyo usange bizinesi ye ihagaze hafi miliyoni 6, ariko afite miliyoni 2 wenda n'igice. Muzo adafite akaba harimo miliyoni 4, ariko muri izi miliyoni 4 arateganya kuzizigama miliyoni 1 n'igice y'umushahara we, kandi n'undi mu byo adafite ntabwo bizamubuza kuba yatangira bizinesi. Mu gihe afite izi miliyoni 2 n'igice, akaba afite ahantu azakorera, ashobora kuziyambaza banke akaba yamuha 50% bya bizinesi yiwe, kuko banke tugomba no kuyibarira inyungu zayo. Rero bizamufasha gutunganya bizinesi yiwe uko iminsi igenda yicuma. Nka rwiyemezamirimo ntabwo umuntu agomba gucika vuga ibyo twatekereje bitewe na bizinesi tugiye gukora. Bizinesi zigiye zitandukanye, ariko mu gihe uzaba uri muri iri soko uzamenya ibyo uzakenera byose. Niyo mpamvu hano twavuze ngo ushobora gushyiramo byose byinshi bishoboka, uko bizagutuma ubasha gufata icyemezo kuri bizinesi yawe. Ushobora no gusanga udakeneye kujya muri banki, ukavuga uti niba nta mafaranga mfite ahagije muri izi miliyoni 6, reka nitekerereze kuri indi bizinesi yatwara miliyoni 2 kugira ngo ntazagirana ibibazo na banki nananiwe kwishyura. So mu gusoza aya masomo, mu gusoza iri somo, nagira ngo mbibutse yuko twarebye financial plan. Financial plan yacu ikaba yari iyo kureba ngo ese nzakenera amafaranga angana gute kugira ngo nkore business, nzakenera ibiki kugira ngo nkore business, umubare wabyo, uko bigura, ayo bitwara yose hamwe, ndetse amafaranga mfite n'amafaranga ntafite. Ubwo mu isomo rikurikira tuzarebera hamwe uko wakwifashisha amatsinda yo kuzigama no kuguriza kugira ngo ubashe gutangira business. Hari byiza byinshi bibamo, ubwo tuzabiganira mu isomo rikurikira. Murakoze, mukomeze mukande subscribe, musharinge content kugira ngo bigere kuri benshi, ndetse natwe tubone ko mwadukurikiye. Murakoze.